Ekipe ya Chelsea nyuma yo gutakaza umukino wa Aston Villa ndetse na ekipe ya Newcastle ikaza gutsinda ikipe ya Nottingham Forest, byatumye Chelsea iguma ijya ku mwanya wa 7 n'amanota 43, mu gihe Man City iri ku mwanya wa 4 ifite amanota 44. Chelsea rero ejo kuwa kabiri ku itariki 25 ikaba ifite umukino igomba gukina na ekipe ya Southampton, aho izaba yayakiriye Stamford Bridge ku isaha y'isa 4:15 z'ijoro za hano mu Rwanda. Ni kubw'iyo mpamvu rero abanyamakuru cyangwa se umutoza abagomba gukora press conference n'itangazamakuru cyangwa se ikiganiro n'itangazamakuru kugira ngo bamubaze ibibazo bijyanye n'ikipe uko yitegura umukino. Byose ni umuco w'Abongereza. Hano rero nkaba ngiye kubanyuriramo muri make iby'umutoza yagiye atangaza ku muzamu we, ibyo yavuze kuri Cole Palmer ukagaragara nk'umuntu udafite confidence mu kibuga. Byose bakaba bamubajije, ngiye kubibasobanurira cyangwa se kubibabwira mu minota mikeya. Icyo usabwa wowe gusa no gukora subscribe kandi ukajya wumva ikiganiro cyose, kuko niba uri umukunzi wa Chelsea cyangwa se niba ukunda umupira w'amaguru, kirazira gufungura inkuru ngo ugende utayirangije utajyanye amakuru yose. Hano umunyamakuru yatangiye amubaza uko Trevoh Chalobah ameze, kuko nkuko mubizi ku mukino wa Aston Villa ntabwo yawukinnye ngo awurangize kubera ko yahize asimbuzwa kubera ikibazo cy'imvune yaragize. Umutoza rero bamubajije yavuze ati twaramurebye ejo hashize kandi azaba hanze mu gihe cy'icyumweru cyangwa se iminsi 10. Ati ntabwo azaba ari gukina kubera ko yego ntabwo ari imvune ikomeye yagize, ariko nanone ku rundi ruhande birababaje kongera gutakaza umukinnyi kandi dufite n'izindi mvune nyinshi. Ati se none umuzamu wawe Philippe Jorgensen we bimeze bite? Ati ameze neza. Ati yego arumva ababaye, urumva nyine arababaye kubera ko yararakaye cyangwa se yarirakariye kubera ko azi neza ko yakoze ikosa ryavuyemo igitego, atari ko muri rusange ameze neza nta kibazo. None se ibyo ngibyo byaba byatuma uhindura umuzamu wawe ukongera ukagarura Robert Sanchez mu izamu? Ati ntago twajya duhora duhindura abakinnyi buri munsi, nabyo bishobora kuduteza amakosa. Ati ntago twahindura umukinnyi umunsi ku munsi. Ati abakinnyi benshi birababaza, ntago rero byaba ari byiza. Ati rero nta mpamvu zo kongera guhindura umukinnyi nanone ubundi. Atese ufite icyizere cy'uko uzagera ku ntego zawe cyangwa uri kubona ibintu bitangiye kugorana? Ati ibi bintu njya mbivuga, ati buri gihe nuko biba bimeze. Ati icyo tuba dushaka ni ugukina neza buri gihe. Ati dukine neza ugereranyije nk'uko twakinnye na Brighton umukino ubanza wa mbere. Ati ndakeka kuri match ya Aston Villa ati twe twakinnye neza, performance zari zimeze neza. Ati ariko ntago dukwiye resultat twabonye nyuma y'umukino. Ati ariko nta kundi byagenda, nyine tuba tugomba kwakira ibyo tubonye. Ati aka kanya rero ati biriya ntago bihagije. Ati tugomba gushaka ikindi kintu kirenzeho twakora kugira ngo tubone resultat nziza. Ariko nizeye neza ko uko byagenda kose tuzagera ku ntego zacu uyu mwaka. Ati ukunda kuvuga ko match ya Brighton ariyo ntsinzwi ya mbere ikomeye wagize. Atese yaba ariyo ugiye gufatiraho wenda ukavuga ko utazongera gutsindwa umukino nk'uriya? Ati hoya, ati niko mbibona. Ati impamvu mbyumva ko ariwo mukino ugoranye twatsinzwe cyangwa se twakinnye, ati nuko twitwaye neza. Mu by'ukuri twitwaye neza, kwa Aston Villa twitwaye neza. Ati twakinnye igice cya mbere neza. Ati biragaragara umuntu wese yarabibonaga ko twitwaye neza. Ati ariko ikibazo kiri kuri resultat twabonye. Resultat ntabwo ari resultat nziza kuri twebwe. Ati niyo mpamvu rero mbyita ko ari igihe gikomeye twahuye nacyo kuri uriya mukino.
ati noneho byakubitira yuko turi muri rani itari nziza ya rezilita, ati rero urumva ko impamvu mfite yo kuvuga ko ariyo ntsinzwe ikomeye twagize ifite ishingiro. Ati se none yaba ariyo ntsinzwe ya mbere waba ugize muri kariyeri yawe kuva watangira akazi k'ubutoza? Ati hoya. Ati igihe cyose hahora hari imikino mibi, imikino myiza. Ati ariko umukino ku wundi haza umukino mwiza, uwundi undi kagenda. Ati nuko football imeze. Ati gusa icyiza nuko tugifite imikino 12 yo gukina. Ati mu cyubahiro tugomba Southampton. Ati se iyi ngiyi ntago ari umukino ugomba gutsinda ku nabi cyangwa ku neza? Umutoza Enzo Maresca aravuga ati no, njye ntago nizera imikino kabisa, ntago nizera imikino ya football. Ati iriya ni umukino uri tricky, ni umukino ushobora kutugora mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ati ni ikipe itandukanye, ati iriya kipe iratandukanye. Ati niba warabonye umukino bakinye na Manchester United, bari bayoboye umukino n'igitego 1-0, noneho mu minota 5 ya nyuma Manchester United yarabatsinze. Ati ni ikipe kandi igoranye. Ati rero ni umukino ushobora kutugora mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ikindi kandi utakirengagiza nuko buri kipe yose iba ifite ikintu iri gukinira, rero bagomba kutugora, niko bigomba kugenda rwose, ni umupira. Ati se none ubwo urumva tuzagukritika gute cyangwa se uzitwaza iki mu gihe Southampton yaramuka igutsinze? Ati iyo uri hano mwatwara Chelsea rero ntago uba ugomba kugira umukino umwe utegura ngo kudatsinda cyangwa se ngo ugire undi utegura wo gutsinda. Ati inshingano zacu ni ugutegura buri mukino wose kuwutsinda. Kuva none aha dufite imikino 12 yo gukina. Ati nta mpamvu nimwe rero tugomba gushaka uko dushoboye kose tugatsinda imikino yose. Ati se ubona kuba watsinda ibitego byinshi ikipe nka Southampton hari ikintu byagufasha? Ati icyo dushaka ni ugutsinda imikino. Ntago ntekereza ko gutsinda ibitego byinshi ariyo ntego yacu. Intego ni ukubona amanota 3. Ntago nkeka ko ugomba gutekereza ibintu byo gutsinda ibitego byinshi, ndakeka atariyo ntego yacu. Dufite imikino 12 yo gukina, tugomba kugerageza uko dushoboye kose tukayitsinda igishoboka cyose. Ati weekend mbi zibaho. Ati nibyo koko twaratakaje, ati ariko nta kintu byahinduye kuri table. Ati iracyameze nk'uko yari ameze. Ati ni inota rimwe ryonyine dutandukanya n'ikipe ya 4. Ati noneho akaba amanota 4 ku ikipe ya 3. So rero urumva ko turacyari muri competition, turacyahari. Ati ukoresheje ijambo tricky uri gusobanura umukino wa Southampton. Ase kuko mu by'ukuri ubona Southampton ari ikipe yakugora? Ati mu by'ukuri niko mbibona. Ati rega dukina umupira w'amaguru. Ati wowe nk'umunyamakuru uri kumbaza ndabizi uranduta, undusha n'imyaka. Ati ndakeka nibyo ko kuranduta. Ati none se wenda ushobora no kuba undusha ibintu byinshi mu bijyanye no mu mupira w'amaguru, ushobora kuba undusha amakuru y'ibi bintu. Ntago ndi kubivuga nka message yo kohereza umuntu runaka, nimo ndabivuga kubera ko ariko mbyizera ko uri umukino ugoranye, ni umukino ugoranye rwose. Itandukaniro rimwe na rimwe rishobora kuba ritoya nk'uko nabivuze. Niba wararebye umukino wa Manchester United, difference ni ntoya. Ati bari hafi gutsinda umukino, ariko Manchester United byarangiye iwutsinze. Ati rero icyo dusabwa ni ukuba focused, tukaba hariya dushaka gutsinda, ibyo dukora byose tukabikora mu ntego yo gutsinda, nta kindi. Ati se ubona ari iki ekipe yawe ibura kuva uyu mwaka watangira, ko uyu mwaka watangiranye no kutitwara neza? Ati mu by'ukuri rero hahora hari ibintu, impamvu irenze imwe ishobora gutuma ikipe ititwara neza. Ati iyo urebye mu mikino nk'7, 8 cyangwa 10 ishize, ati difference cyangwa se itandukaniro riba muri box ya adversaire cyangwa se mu rubuga rw'amahina rw'ikipe duhanganye. Nako ntago ari mu rubuga rw'amahina y'ikipe duhanganye byonyine, no mu rubuga rw'umunyezamu wacu, hombi haba harimo, niho tugirira ikibazo. Ati uretse umukino wa Brighton twakinye twayisuye muri Premier League, ariko indi mikino yose isigaye tugerageza gukereya amahirwe yo kuba twatsinda umukino.
ariko urumva nyine itandukaniro riba muri box cyangwa se mu rubuga rw'amahina. Ati rero tugomba kugerageza tukadefanda neza mu buryo bukomeye, ati kandi tukagerageza kuba clinical imbere y'izamu mu mahirwe yose tubonye, tukagerageza kuyabyaza umusaruro. Ati se aya ntiyaba ari amahirwe kuri Christopher Nkunku yo kongera kwigaragaza akaba yatsinda nk'igitego? Ati nibyo twizeye, ati reka twizere ko bizashoboka. Ariko n'abandi, ntabwo ari Christopher Nkunku wenyine. Christopher Nkunku ntabwo yakinnye imikino wenda nk'amezi 6 ashize, ntabwo yabashije gukina imikino yose ayitangiye, ariko ubu ngubu amaze gutangira mu mikino 3. Ati rero reka twizere ko hari ikintu kizahinduka, wenda akagira icyo yongera ku mibare dufite nawe muri rusange. Ati nyuma y'uyu mukino rero hazakurikiraho ikiruhuko. Ati se ntiwumva yuko ari amahirwe ufite yo gutanga imbaraga zanyu zose nk'ikipe kugira ngo mube mwatsinda uno mukino? Ati yego nibyo, ariko no kuri Aston Villa twakoresheje imbaraga zacu zose, ntabwo ntekereza ko hari imbaraga twabitse zindi kuri match ya Aston Villa. Ati abakinnyi batanga byose ntacyo bajya basiga inyuma. Ati niyo mpamvu nabivuze ku munsi washize, ati kubw'amahirwe iyo urebye performance tuba dufite mu kibuga, abakinnyi baba bakoresheje imbaraga zabo zose, ariko birababaza niyo byibura utabonye n'inota rimwe. Ati uba wumva bibabaje, ariko performance dufite mu kibuga ni nziza. Ati se Kole Palmer kuba agaragara nk'umuntu utishimye wabivugaho iki? No, ntago Kole Palmer navuga ko atishimye. Ati njyewe mbirebera muri performance y'abakinnyi bose muri rusange, ariko kuri Kole Palmer ati impamvu nuko ari umuntu. Ati rero muri sezo yose ashobora kugira ibihe bibi agastragoringa, ibihe bibi bibaho nk'umukinnyi nk'umuntu, n'ibihe bibi bibaho. Ati rero ikibazo kuri Kole ati nuko ari we wenda tuba tugenderaho, kandi narabivuze kuva twatangira sezo. Ati tugomba kugendera ku ikipe yose muri rusange, ntitube twaba ikipe igendera kuri Kole Palmer wenyine. Ati dukeneye abakinnyi bakuru bakomeye kandi banini nka Kole Palmer, abakinnyi bameze nka Kole, urumva? Ariko ntago dufite ikibazo kuri Kole na kimwe, kuko nawe ni umuntu nk'abandi. Ati se umupira muri Premier League basigaye bakina waba uwukunda ntacyo ubona ugutwaye? Ati umupira mushyashya? Ati wowe ntacyo utwaye rwose. Icyo kibazo wakaba kibaza nk'abakinnyi bakina umupira. Njye nawe nyine umupira ntago wakabambaza ikibazo nk'icyo ngicyo. Ati njye ntago mbizi rwose, urumva? Ntago mbizi. Kandi njye nakunda umupira wose kuko ntago ndi umukinnyi w'umupira. Ati se kuri Kole Palmer, ati ni gute uzabigenza gute kugira ngo yongere agarure maji ziwe mu kibuga? Ati nta kindi bisaba uretse gukomeza gukora cyane, uburyo ari gukora, uburyo akora buri munsi ku munsi, ndatekereza nta kindi gikenewe, birahagije. Ati ikigaragara icyiza nuko ari create amashance menshi mu kibuga. Performance ya Kole Palmer ni nziza nkuko nabikubwiye, nta kibazo na kimwe afite. Buri mukino wese tuba duteganya ko ashobora kubona igitego cyangwa se akaba yatanga assist. Ati ariko urumva ni ibintu bigoye, ni umuntu nk'abandi, ni umukinnyi nk'abandi. Ati muri aka kanya performance ye uburyo yitwara mu kibuga ni byiza, wenda hari igihe kigera ukabona yagowe no kuba yatsinda igitego, ariko tugomba kugira rimwe na rimwe tukaba clinical imbere y'izamu, kuko amahirwe yo tuba twayabonye. Ikigaragara Kole Palmer arimo ararema amahirwe menshi yo gutsinda ibitego, ariko mu mikino 13 ishize nta assist nimwe yari yatanga. Ati ese wigeze ubona nibura bimugiraho ingaruka akaba yarakarira nka bagenzi be bakinana, kuko boyara ko amahirwe arema batayabyaza umusaruro? No, umutoza yahise arakara cyane avuga ati wowe jya, ibyo bintu nta bibaho. Nkuko n'abandi bakinnyi bagenzi be bashobora gukereye amahirwe ariko akayarata. Ibyo mwarabibonye kuri match ya Aston Villa, mwarabibonye kuri match ya Man City. Ati rero ndabizi amahirwe yose ya Kole, ati nibyo koko arayarema, ariko nawe hari ayo bamuremera kandi ntabashe kuyatsinda. Ati rero ibyo ngibyo ni ibintu bisanzwe. Ati ntago yarakarira bagenzi be. Ati bibaye ibyo na bagenzi be nawe bamurakarira, kuko ntago buri gihe ari urema amahirwe wenyine.
ati se ubona Pedro Neto hari ikintu agufasha kuri nimero 9? Ati ubona ari umukinnyi watanga ibisubizo? Ati cyane rwose, ati niwe mukinnyi dufite kuri ubu ngubu ushobora gutanga ibisubizo byinshi kuri nimero 9. Ati twagerageje Pedro Neto kuba yagira ibintu adufasha mu mukino, ariko twabonye ari we mukinnyi dufite wadufasha. Performance yiwe en general cyangwa se muri rusange ni ibintu biri positive rwose, bigaragara ko yitwaye neza. Abakinnyi nka Enzo Fernandez nabo ni abakinnyi beza. James Reyes mu gihe kinini yakinnye iminota 90. Ati nibyo koko yenda hari aho yagiye agorwa, ariko muri rusange yitwaye neza. Pedro ati Nicolas Jackson, Mark Guiu kuva bavunika. Ati Pedro Neto rero niwe mukinnyi dufite ushobora kuba yadufasha hariya kuri nimero 9. Chelsea imaze gutakaza amanota 13 nyamara mu gihe yari yamaze gutsinda umukino, ariko bakayituruka inyuma bakayitsinda umukino igatakaza amanota 3. Ati se waba ubibwira abakinnyi, mwaba mubivugaho iki nk'ikipe? Ati ntago mbizi, mu by'ukuri ntago mbizi, ntago mfite igisubizo kuri ibyo bintu. Ati nari mbizi ko twatakaje amanota 13 tuvuye muri winning position. Ati rimwe na rimwe nyine umupira nuko biba bimeze. Ati impamvu iri inyuma yabyo, ati turagerageza kuyumvamo gakeya. Ati ariko icyiza nuko nibura mu yindi mikino isigaye dushobora kuzitwara neza. Ubu ngubu turi mu kindi gihe, ibyarangiye byararangiye. Iyo uri imbere ugomba kugerageza kurinda ibyo ufite. Ati rero niba byarabaye biriya, ati nyine byararangiye, ubu ngubu tugomba kugerageza ibindi, tukagerageza gushaka amanota 3. Ati se hari uburyo ikipe yawe ikina ubona bufite identite, uburyo twavuga ngo Chelsea ikina gutya cyangwa kuriya? Ati wowe ubibona gute nk'umutoza? Ya cyane rwose ikipe yanjye. Ati murebe nka dukina nka Villa, identite twaragaragaye neza cyane, uburyo twakinyemwo dufite umupira cyangwa tudawufite. Ati nibwo buryo dusanzwe tunabikora n'ino sezo yose. Ati abantu barabibona uburyo dukinamo buragaragara. Ati rero uburyo dukinamo buragaragara cyane, ntago bakaba bimbaza. Ati ni ikibazo cya resulta gusa, ariko uburyo dukinamo umupira bwo n'uburyo bugaragara rwose. Identity irahari kandi tukina neza, tubikora neza. Icyo tugiye kurwana nacyo ni ukurwana no kubona resulta, tukaba twabasha gutsinda imikino.